Mwindi wamenya nuko burya ngo Bijiyobija akunda cyane byayibuje ndetse yebeye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame intore zirusha intambwe. Kuri we byarenze kumwita umukuru w'igihugu ahubwo amwita murumuna wa Kristo, Yesu Kristo. Ibi yabitangarije mu kiganiro yagiranye na BFM Mwezi. Bijiyobija afite icyifuzo gikomeye yashaka gusaba Imana kireba Perezida Kagame ndetse kikareba n'abanyarwanda bose muri rusange. Ati ko numva ngo Imana yambukije Abisirayeli inyanja, ikamya inyanja, divayi irahindura, ibihumbi 5 baranywa, imigati barakwigwa. Kuki Imana itadukorera surprise umukuru w'igihugu ku myaka afite, iturinde murireho nk'imyaka, mbese wenda sigarane nka 20, yongera atangire bundi bushya. Numva yasubira mu butoya tugakomezanya, wenda ngiye nigwe